Jacques Jacques ngwino ufungurire sobuja. Wiriwe utariko naniwe neza ariko mfite ikibazo kimeze gite se? Reka mubwire buriya mwene wanyu rwose mutamubwira akisubiraho nushaka umubwira asubire mu cyaro asubire mu cyaro pe. Aho se sheri koko sindicara nturampa n'amazi yo kunywa ibyo nibyo unyakirije se? Ese wari uzi yuko buriya badoxi ari wowe turukesheje makuru? Ibyo urabizi ko namaze kubimenya. None se badoxi ibyo yabikora? Ndamubaza ntambwira ahantu ari kubera ko bavanye ahangaha agiye kwiga buri munsi uko amuherekeza nawe yigiriye mu turimo twe ntago ashaka kumbwira ahantu ari. None se ubwo badoxi yaba azi ko gutorokesha umuntu ntaho bitane no gushimuta kandi amategeko arabihanira. Noneho ubwo ongeraho ngo baramutse bamenye yuko natwe twamushyigikiye ntitubivuge babyita ubufatanyacyaha natwe badufunga. Ndabizi ko bihanwa n'amategeko. Ngaho ubundi si yo mbwira hehe? Yarari iyo ngiyo nyuma mu gikari. Jacques ngwino hano. Yatinyutse arabikora. Kama buja Badox ari he? Badogisi yahoze aramuburira ryana. Genda umurebe umuzane hano. Ko nta urimo? Genda ubwire ugende umushaka ntari hose umubwire ko mukuru wa mushaka. We mushake vuba nyitabe hano. Ndebe ko yawe yongeye kuryana. Koko tugende mu nzu ninuza tujye no gufungura ibiryo byahiye. Ubwo biba binteye icyaka kiruta n'inzara. Ngwino nyine ubanze ufungure cyangwa ugire n'akantu ufata muri firigo karimo. Byaba biza kurusha. Sawa. Ngewe ngomba kuza nkaba i Kigali nk'abandi wenda nabwo tuzumva ko nkomeza gutuburira abantu n'aha ngaha nibaramuka se noneho bamfasha. Izina rya Yesu. Peresa. Ariko se usigaye umusazi abagabo bose usigaye babona mufata. Gutongera nkazongera nkakushidura wowe. Banza witonde. Wa mugore nkwice nkireke. Ndekura nanjye. Shanda kubwiye umuriri nyecuru y'umugore hari. Ndakubwiye ngo amagambo ambwiye. Nubundi kuyatekerezaho nkumva neza ndasaze. Iyo umuntu yitonze umuntu agira gutya akamumenyera akamuzamuka akagira gute. Urumva ariko ngiye kubihindura. Ariko disi buryo kuko intare ishaje irarisha. Ngiye guhinduka ku buryo bari bose bwo. Uriya mugore ibintu ngiye kumukorera azabifatisha yanga abiri. Uzabibona kandi. Ahubwo nyibwirira ibyacu bigeze he. Cyane ni buryo nkuko nabikubwiraga. Yego. Njya Robert ntabwo byoroshye. Aho kibigira umwana. Agoyeho iki se? Agoyeho iki? Icyambere ni ukugenda ukamunaniza. Warabitangiye? Narabitangiye. Uramunaniza hanyuma bigakunda se? Narabitangiye ubizi ko nabitangiye. Ariko birimo birangora pe birimo birangora. Kautekereza n'ukuri. Ntago Robert yoroshye. Gusa nyine icyo mfa no kuzajya unyishyura ukama kashi zanjye.
kashido zirahari kandi nkaziguha neza ku gihe nawe ukankorera iki dije twavuganye ukankorera akazi kabisa ngende tayari pe sawa rero reka nyine kuryama nduka izi stress z'uyu mudamu turaza kuvugana kuri telefone yaburetse none se ko naje kukureba ngo wagiye hano ikintu kigiye koko si kuri telefone se ndakoherereza mbaho neza nk'ibihumbi magana angahe nkeneye kwikenura mfite ibibazo pe ndayaguha kuri telefone sawa niko bado ubu wansobanurira impamvu wakoze ariya mahano ubu koko ibintu wangije uzi uko bingana urabona uzasubira imbere y'amakobwa umubwira ngo ndagukunda mfasha wa mwana wereka nkubwire usenge ntibirenge hano ko naho ubundi no mu gereza we wakwinjiramo Indu ujya muri gereza ngiye nigeze mufata ku ngufu se namufashe ku ngufura ariko ko umuntu akubwira ntiwumve wakigorye warabigerageje narabigerageje se wari uhari ngiye nigeze mufata ku ngufu hanyuma simbabaza ushaka gusaba n'iziki nk'ubu wambwiye hano uri koko Hi babe Nakubali wajya unsuza neza se nk'ubu kuba winjiye udakomanze nose babe kumbonye ugahita ukupa nari nibizara ngo twavugana uri kuvugana nande na sister wawe niyo twavugana ako se shusho uzampresenta ryari wajya umpresenta mu bavandimwe bawe nanjye bakamenya bifuza ko umuperezida nande kuba sister bawe famiye nyine ikamenya bakamenya ko dukundana okay ibyo rero ntabwo bishoboka kandi ibintu nibyo urimo gukomeza gupushinga gutya ntabwo ari byo habe ntabwo kandi rero usanze n'ubundi hari ibyo ndimo mbabarira ushatse waba ugiye okay reka mbe ngiye kuryama ngo ndagutegereze nsange mu cyumba mu kanya numara guhuguka wowe iki numara guhuguka nsange mu cyumba ngiye kuba ndyamye umukobwa bigatumwa n'iki koko naje kukingura Ari kabisa ushaka iki se bakobwa byaba ko basugo nabimenya gute sinzi niba arimo cyangwa adahari cyangwa hari ariko mabuja hari wamubaza ko nk'ibyo ntawe nyambimeye nimenya akazi kanga hariya mu gikari mabuja hari dore hariya muri jaride wamwegera mukavugana sawa sawa ariko reka mbaze nkubaze mu matwi yawe havuniyemo ibiti havuniyemo ibikwasi havuniyemo ibiki ntabwo umuntu akubwira ngo wumve ushakira iki mu rugo kugiye numva igikorwa cyo gusuzanya cyiza kuba cyari ingenzi ndetse gatari nabyo byangenzaga niki kikugenza hano makobwa arahari makobwa afite urugo uramushakira iki
ushobora kuba utumvise neza ikintu nakubaje cyangwa watandukiriyeho gake nakubaje ngo abakobwa arahari. Makobwa ntawe uhari. Icyo nashaka kumenya umunsi ubundi tubwizanyije ukuri tugasasa inzobe tukareka ibintu byo kujya nza mbebera ameze gutya nshaho ndinyira gutya, iki kintu gituma unyanga urwango rutuma wumva ntanagera mu rugo rwawe kuri. Nakubwiye ko utazagera hano muri urugo, nakubwiye ko urekana na Makobwa. Ntabwo uri kunyumva. Urashaka kuzanshikira umwana ikindi kano none nabikubwira kandi mbikubwizemo n'ukuri. Makobwa nta nubwo uzongera kumubona yibereye Uganda. Yaragiye yibereye Uganda. None bushaka fata itike cyangwa ufata indege ugende umusange iyo ngiyo ngize n'Imana nta nubwo uzongera no kugaruka hano. Sibyo wavuze yuko wumva yuko wenda nkwanga mu rugo rwanjye ariko ngize Imana ntabwo uzongera kugaruka hano, uzajya umusanga iyo za Uganda. Ikintu mbwe nicyo cyari ingenzi, icyo nayo nkeneye kumenya. Gahomvira mu rugo ugende. Genda winesha n'umwanya. Winesha umwanya. Urabona ngiye mfite umwanya wo kugira ngo nkomeze nteranire n'amagambo nawe. Toka genda. Genda. Baza batesha igihe umwanya. Hereka nje kureba Makobwa kugira ngo umushuke gusa mu kandi kanya ube wamuteye inda. Umva sohoka aho ngaho gira vuba vuba. Jacques! Genda ujye gukingura. Uzanahagaruke. Hey. I miss you. Ko se mungu bite byawe kweli? Sawa. Ko maze uri gufungugiye. Mfite gahunda zanjye ngiyemo kandi mfite ibintu byinshi cyane bimpangayikishije. Ariko ubu ngubu ntabwo ubona kubangamiye. Baby. Kugukunda no kukubangamira. Ko ukunda urabona ari ikibazo. Okay. Basi ntabwo nzongera kukubangamira. Ntabwo nakubwiye ngo wowe uzankunde. Okay? Ngiye nzagukunda wewe uzabireke. Ariko ntuzongere kumbwira ngo ndakubangamira. Ni icyaha se basi kugukunda. Shiri, umva ngiye mbabarira. Ugiye he? Ngiye mu byanjye. Mfite gahunda ngiyemo. Niba ugiye basi genda ariko ubutsanga ahangaha. Ngiye nari nje kukureba. Nari ngukumbuye. Hano se wakora iki? Nje kukureba. Kurema. Ikibazo ufite ni ikihe koko? Ngiye nta kibazo mfite. Basi mwana ugiye genda uragaruka nsanga ahangaha ndagutegereje kandi. Sawa, tuanguke. I love you. Aho niciye ndakubitana nawe. Natambuka naho niyicariye uraza kumagarara hejuru. Ubundi inzira uyicamo wicamo kubera. Ego gihanga wahanze u Rwanda. None se da ugira amayira yawe ucamo. Nukuvuga ngo iyi nzira uvuka ntago wayisanze aha ngaha. Iso inyoko basokuruza basogokuruza bawe na babuvivure n'abato n'ibindi bintu ntazi. Ntabwo inzira yari hari. Ugira inzira we nacamo niyo udacamo. Ariko ushaka iki wa mugore? Ushaka iki? Ngira ngo icyo nshaka nzakibona. Uzakibona nyine. Icyo ushaka uzakibona. Ese undi wowe wicaye aha ngaho ushaka iki? Washinze izo nshinge zawe hano uhashaka iki? Eka kureke nigendere. Buretse kugenda mbanze ngo hukuri. Buretse kugenda. Bagenda ujya heheze. Kugashiga iba yagushyiguye ikagutereka mu nzira yanjye iba yankoreye. Okay, reka tuganire gakeya. Nk'abantu bakuru. Komanda. Rano ushobora kugira gutyo ukazibukira ugatanga umwana w'abandi. Cyakora. Ariko niryari wivanze muri gahunda zanjye cyangwa ukivanga mu bitakureba. Ni umwana wawe se. Ni hari uwo wabyaye nanjye nari nkwise ngo madamu. Nanjye ubwo nari nguhemukiye. Wa mukobwa ningirwa mukobwa.
sinzi n'ahantu mbese nagukarasa uri kuvuga imivugo yes nta nubwo nabona n'ahantu nagukarasa wowe wivanga mu bibazo bitakureba gute ni umwana wawe ni uwo muri famiye yawe ni uwo mukuru wawe ni uwandi kugira ngo uze kumbwira wowe umpagaze hejuru ngo ni ntanga umwana yamuzanye hari uwo musabye uriya mwana utegereje kuzamutanga ariko ingute wazibangiye ingata ukazikorera ukajya ugenda uzikoreye amabona agenda akoma amashyi nibyo utegereje njyewe niyo agenda akoma amashyi mu muhanda njyewe azajya gufata uriya mwana cyangwa nge nzamumuha ari uko ingurube twumvise ngo yarebye hejuru ikagenda ireba hejuru buretse kunkigenda buretse ikintu ngiye gukora ni kimwe ngiye kugenda mbyigeho mfate ikaramu n'urupapuro nandike ndebe ahantu nzungukira ntabwo nyakora Katarina sinjya nkora ibintu bitanyungura ngiye kwicara ndebe mu isubizwa ry'uriya mwana ko hari ahantu nzungukira ninsanga harimo inyungu kuriya mwana ushobora kumusubiza ntunyitegure ndaje kereka nisoga nta nyungu irimo nese wagize ngo njyewe ndagutinya wagize ngo se ahubwo wowe uri iki imbere yanjye ese wagize ngo uri iki nakubwiye ngo sinkukarasa mu bakobwa sinkukarasa mu badamu tugirana si dushobora kuvugana sinkukarasha mu rwego rumwe ndagukarasa heza uringirwa mukobwa ubundi warabyaye ngo umenye igisuko kiryana n'uwamubyaye igise kikamurya yaraje aramuta aramuvuga ngo genda reka rero kubera ko yamutaye ndere umva impamvu yamutaye kuko ndi umuntu mwiza yaramumpaye kuyondere yes umva impamvu yamutaye yakinnye umukino nabi atasabye inama niyo mpamvu rero uriya mukino yakinnye ntabwo azi ikipe akina nayo wari wabona agatambye waratambye babana bakina tayari ahari inyungu niho nzajya ninsanga harimo inyungu nakubwiye ngo ndakoze ahubwo yewe yewe karaka kereka hatarimo mani umva wowe ntugire ikibazo maze n'ubu ngubu niho ndi umva ahubwo bigomba gukunda kuko uyu munsi byanga bikunda agomba kuntera inda sha wowe tuza humura ngomba guterwa inda kandi ndaza kubikubwira sawa ubwo turi kumwe ndaza kukubwira iyo nzika bwiru waziritse ku mutima nufungura amaso uzabona ko atari njyewe unabigize bigezo unirwanagaho